Suavite come una intaccinisca. Non daranish. Ndarakwisha. Abena byata. Ari bana bitataho cyane. Suwe buri bintu byose ubonye byongera todo. Kuva mu gitondo nta n'ikintu ndahanda. Ajye ndafata. Kazabaye kintu nacyo bana. Ndarangije mwana. Ndakora bana ukagiza arayifite yasha. Shawanye mbizi. Uziko biri seriya. Biramye byatari ba. No esa nta kintu wafashe. Kugira brage. Sibyo maze namwe. Amarinda yigeze kumuha yonyine. Amarinda? Amarinda? Para bitatu amarinda se mwawe. Shamo tumvise mara. Shamo mwana se basi. Wapi? Akuziko biri seriya. Mutoni ndapfuye. Dore wana namara kurusha imbaraga yanga dutera nawe tugenda. Sura ibyo baraga byawe ntabishobora bose. Erega no kwihangana nta kundi. Wahora n'iki ko ari we muhungu nari mfite wenyine. Abacyusa sinkize kuzamwagirwa. Kwihangana nta kundi ko byagenda. Ariko nakwiye kubyikura. Amute. Uziko bumvishe bavuga wa mama harahita n'uwaroze umwana wawe. Nibyo koko? Mutesi yamubonye amuha ikirahure aranywa. Urumva akimara kunywa rero nibwo yahise arenga. Urumva ntacyo nguhishira rero. Amarinda niwe wamekuye. Ariko mama wambabariye ukareka inzoga kuko ari mbi. Nimbi se zakugize iki? Ubwo urashaka kumfatanya naso. Ndabizi. Kurera umwana wundi birarushya. Ariko mama ntukavuge gutyo. Ntukavuge ngo ndi umwana wundi. Mama ngenda bizi kuri mama kandi ndakubaha byuzuye. Ubu se iyo ndimo ndakubwira ngo ureke inzoga ubona atari kubw'inyungu zawe. Ubu se je ukura kuna guciye ko kabari wasinze warangiye. Iyo nkwihorera sinkurandate mu kugeze hano mu rugo byari kugenda bite. Ni wari ugiye gusebera mu muhanda ko abantu bari batangiye kugushungera. Mama, ibintu ntabwo byibashye rwose. Urimo uratesha agaciro umuryango wacu. Mbabara rwose ureke inzoga kuko ibintu birimo bira. Ntabwo ibi ngibi ari ubusubira ngo nzakugira inama. Nzakora iki kugira ngo ubashe kubareka inzoga kuko. Uzakugeza iki? Soko naramubwira ko wirirwa ukorana na karaga kobwa Linda. Ariko ndebera no kuri kwimana mugiye. Ariko mama kuki mura mugira inama ntuzumve. Ubu si byo mba nkubwira byose kuki byinjira mu gutwe kumwe bigasohokera mu kundi. Ubu si yo ndimo kukubwira ngo ugabanye inzoga. Ndimo kukubwira ngo mbabaruzire kugeze rwose ku kigero cyo hasi ugakomeza ukazinywa. Ubu si mama wagiye unyumva ukananyuba ko nanjye nk'umwana. Mama niba bikomeje gutya ngiye ntabwo nzakomeza kubana n'umuntu utumva. Izi nzoga aho zibonye iki koko gishobora gutuma umuntu ashobora kukugira inama rimwe kabiri gatatu ukaba udashobora kuba wazireka koko. Kandi mama ibi nkubwiye imyaka n'imyaka ukaba waranze kuva kwizima ngo ureke izi nzoga. Nako ibi papa nawe bifitemo uruhare. Njye nkubwije ukuri ko kuva uyu munsi urugo rwangiye kuruvamo urusigaranemo na papa niwe gitera w'izi nzoga zose. Ubu se nk'umuntu w'umugabo kucyananiwe gufata umwanzuro ku kibazo nk'iki ngiki ngo habe yazi kubuza kandi usireke. Umusigarana urugo rwangiye na papa nawe yanze gufata umwanzuro ku kibazo cyawe. Uzaruvemo n'ubundi ntunyoroheye.
Gute? Utu dushu turaryoshye. Kutavuga. Mama. So Patrick yanze kumva neza neza. Iyo ndyamye ndamubona. Naba nicaye nkamubona. Patrick agomba kumuhurira. Kandi muzi iki n'ikindi. Uguheneye ntumuhenere. Bakwita kiburana. Agomba guhura Patrick roho yigahumekera amahoro. Kandi naruhukira amahoro nanjye nzaba nishimye. Tegereza urebe gusa. Icyo nuko nzamuhurira. Umva rero mwana wanjye. Ntawe ugira nk'ukunda agize. Mama kunzi ko nta muntu ugira uzikuye. Ntawe ugira nk'ukunda agize. Kusiri. Usigaye ubabaye cyane. Ukishimye ndetse hagende. Anju. Umura nta kibazo. Nuko mba muze mu mutwe ndi gutekereza ikintu cyatuma tuzatera imbere. Si ushaka se kuzasura ku ishuri? Ese kusigaye ubyuka mu gitondo. Maze kwiborosa ukaruka cyane. Nakubonye. Anje. Nta kibazo. Humura rwose. Sinashyize se. Ngaho genda. Ntugire ikibazo. Ndi muzima rwose nta kibazo. Meze neza. Nsigaye mbona warahindutse cyane. Nawe ubu se koko ndatwite? Birashoboka se? Ko bisa nkaho nta kintu twakoze. Ariko se ko naheruka no kujya mu mihango. Ubanza ntwite. Mama yanyica. Nawe muteye agahinda. Temko. Ni byiza. Bagenzwa n'iki muri urugo? Narinje kureba cyose yaba hari. Wamuvugishije? Kigali nta muntu ureba undi atamuvugishije. Cyusa ntawe uhari. Si ubwo washakiraga iki cyose? Nari mufitiye ubutumwa. Ngaho genda. Ariko kuza udodora hano ubwo wanjye udusakuriza ntuzabyongere. Uzajya ubanga umuhamagara. Wowe kuza gusakuza hano wanjye. Sawa none uze kumubwira ko mufitiye ubutumwa. Wiriwe neza se? Igikobwa cyaje hano kugura murahuri. Igikobwa?
umukobwa umwe ufite se mama simuzi njya mubona hano muri quartier witwa Linda Linda ko wikanze nta kibazo ariko nanjye byantunguye ubundi umukobwa nk'uyu umeze nk'uwo mu batindi muvuga niki ariko mama ntukavuge gutyo ko baba bakennye se bivuze ko atari abantu kandi mama jya uzirikana ko ubukene atari ingeso Chouchou, ça va? Bite se? Usandekura. Chouchou, bimeze bite se? Shangeze mu rugo mama arambwira ngo uvuye mu rugo nshaka kurambura. Mpita nze nirukanka kugira ngo ndeko nagusanga mu nzu utaragera mu rugo. Ngaho mbwira ikintu nshakira agashaka. Shari byagenze bite? Ese ko mbona wabaye mushyi uyu munsi? Nuko nambereye mushyi? Kutarusanzwe ufite mudu nkingi byagenze bite? Yusa. Yes. Ntabwo byoroshye kubikubwira. Niki cyakubabaje sobanura? Basi niba ese ni mama kubwiye nabi, hari cyo se mama kubwiye nabi cyo basi musabira imbabazi. Yusa. Yes. Ndebera narize n'ukuri. Kuziko nagusezeranije kukuba hafi mu bintu mu byiza. Ni gute nabura kukumva mu gihe nk'iki kirimo kubona ufite isura yuzuye agahinda gutya? Mbwira bebe byagenze bite? Shisha wirira. Byagenze bite mambwira n'ukuri? Niki cyababaje umutima wawe? Linda. Yusa. Yes. Hanza nwite. Ngo? Hanza nwite. Linda. Ngo uratwite? Sheri. Uzi ko gahinda kose wagize umwanya wose namaze nkwinginga nari nyobeye igikuba kindi cyacitse. Sheri, nicyo cyonyine cyatumye uhangayika gutya bigeza umutima ukabona kumeneka. Sheri, humura. Ndabyumva biragutunguye. Kandi bikubayeho ntago nzigera nawe ngutererana. Mwijeje kukuba hafi igihe cyose kuva uyu munsi wanone turimo kumwe uko turi kumwimbwira kugeza igihe cyose inda yacu izavukira. Nzakuba hafi, nzakubera inshuti nziza kandi mwijeje kuzapapa mwiza w'imfura yacu tugiye kuzabyara. Ikindi kandi Sheri, nzanakubera umugabo mwiza. Sinzigera mbabaza umutima wawe kandi sinzatuma wicuza ko wankunze. Isoni mama. Mama muteye agahinda. Ndabyumva biragoye kubisobanurira mama. Biragoye kuzabyakira ukiba kwa mama. Ariko Linda, please. Ndagusabye unyizere. Nzakuba hafi, nzagufasha muri buri kimwe cyose kuva kuri uyu munsi ndigiriyemo. Kuva kuri uyu munsi ungiye kutwite. Kugeza igihe cyose tuzabyarira umwana. Nzakuba hafi, nzakora buri kimwe cyose kizereka mama ko wahuye n'umusore utarimbwa. Yusa. Yes. Kagende, mama ubu yanambuze. Linda. Ndagusabye none utaha utuje. Ejo saa 8 nzaza mvugana na mama kuri kino kibazo cyanjye nawe. Sibyo? Ikindi kandi ndagusabye tuze umutima wawe rwose. Ntabwo nifuza ko tuzabyara umwana ufite agahinda ku maso. Sibyo Sheri? Ni ukuri tuze umutima wawe. Ubu cyose amaze umuntu koko? Ubu ngiye kuba papa w'umwana? Ariko nta kibazo. Gusa iyi nkuru ngomba kuyibwira papa. Gusa turi ikintu cyatumye imbere y'umunsi. Hari igihe kinini tudasangira nta butumire bwanjye nawe buri hagati yacu. Gusa wumve ko uyu munsi udasanzwe. Hari byinshi twari tuganira, twajya tugana ku nshuti, guhura mu bihe bitandukanye, mu byiza, mu bibi. Ariko munsi ijambo rikomeye riri ku mutima nifuza. Gusa ubizi ndamukunda cyane. Nimba ari ikintu gihora kimbabaza, twasohokanye inshuro nyinshi, twagendanye ahantu henshi. Ariko mbabazwa n'ukuntu utambwira ijambo na rimwe nibura numva ryankora ku mutima kandi cyose urabizi ko umukunda cyane. Ndabizi kandi ndagashimira. Nadia, ikintu najya nkubwira uyu munsi, ntukabone buri munsi, ahari ni kenshi umbwira ko nkunda, ukabona nta reaction ngize, ukabona nta feedback ikunejeje ujya ubona kuri wowe. Ariko nagira ngo ubwire ko
impinduka zabaye mu buzima bwanjye kandi bizansaba ko nzakira nirengagije ibyo byose bishobora kuba byambaho nirengagije ingaruka izo arizo zose ese ubundi nagiye nko mu mezi nk'atandatu ashize hari umukobwa twamenyanye umukobwa yitwa Linda Sambwira ndakumva nta kibazo. umukobwa twamenyanye witwa Linda Sundura inda y'umubaza uhe ninde? Shusa. yes Wanze kuvuga ko nabonye ejo bundi gukora mu mawa yasinze mu muhanda. Niyo mpamvu cyo ntabwo ari ikintu cyatuma mpangayikishije. ese ugora cyane shaka ugira ibanga ese uba kutabimbwiye Uyu ni Shusa nawe so nagira ngo rero ibyo tubenda tubisimbuka kuko uriya wabonye ni umugore wawe umugore w'umukozi isoni ku buryo mba numva nifuza kumuganira n'inshuti zanjye reka tunamuhagarika atabura muri muto nagira mubwire umukobwa mubwire witwa Linda kugeza uyu munsi mubwira namweguriye byose byanjye ngo cyusa ngo muki cyusa uramubwira ko wamagaye kujya mubwira ayo magambo cyusa mbabarira umbwira ukuntu watinyutse gukora iryo kosa imyaka yose meranye nawe nta na rimwe twiga dukinisha gukora icyo kintu niba uzi ko uri inshuti yanjye kandi uba witeguye kumva uko kwanjye kose nk'uko biba binsezeranije mbabarira ntege amatwi kano kandi ndifuza ko wantega amatwi kano kandi kuko nagutumiye kandi nifuza kukubwira ikindi ku mutima uyu munsi bagira ngo mbwire ko uwo mwana w'umukobwa twanyuranye muri byinshi ibibi n'ibyiza bimaze kugaragara ko ashobora kugera ku rwego rwo kumwumvira imfura numvaga ntashobora kuba namutererana kandi ndagusabye ngo byakire ndagusabye ngo yumve wumve ko kuva uyu munsi cyusa afite uweguriye byose bye afite uweguriye urukundo rwe ese cyusa uvuze ko ni inshuti yawe baramubaza ikibazo cyawe uramutse utabona Linda kuri iyi si utamubona na rimwe mu buzima bwawe unyemera ko nta wundi mukobwa ushobora gusanga wakumana nanjye biranunguye ntabwo nzi ko ufite intekerezo zikwiye bigezaho gusa ni gute ushobora kwifuriza undi mwana kuba yaba atakiri muri ubu buzima kubera urukundo urantunguye cyane kandi urakoze kuba wanyumvise uyu munsi